icyo nshaka kuvuga ni iki, iyo bavuze amezi 3 ahandi bakavuga 6 ahandi bakavuga yenda kumwe, ugomba kumva icyo bavuga. Ni ukuvuga ko we niba bagukekaho icyaha cy'ubugome, Monsieur Igiraneza, kugukeka gusa bemerewe kugufunga iminsi 30, bakongera urukiko rukongera iminsi 30 y'agateganyo, ubushinjacyaha bukazongera bukagaruka bugasaba ko bongera bakaba bagufunze by'agateganyo iminsi 30, nanone ukwezi kumwe, 2, 3, 4, 5, 6, sibyo? 6, amezi 6 ashize bakigukeka, nta n'ikimenyetso kigaragara ko wakoze icyo cyaha, kuko ntabwo bashaka kukiburanaho, baracyavuga ko bari mu iperereza, sibyo? Barangiza bakakuregera, ayo mezi 6 arangiye bakakuregera urukiko, kugira ngo idosiye yawe izaze mu rukiko ihabwe amatariki yo kuburana mu mizi, ntabwo bishobora kujya munsi y'amezi 6. Ngo ni ukuvuga ko ugiye kumara igihe kigera ku mwaka ufunze by'agateganyo, wazaburana nabwo mwaka urangiye ukaba umwere. Kuba uri mu mwaka muri gereza, hari amafaranga uhereza umwavoka, hari imirimo yawe ipfa, hari abo utunze, hari abana wishyurira amashuri babaye ibirara, urugo rwawe rwarasenyutse, mbese ibintu byinshi byarapfuye, umuntu agafungurwa yabaye umwere, nyamara ntabwo duti kimuvana amageragere, nta nubwo ayihabwa. Now icyo nshaka kuvuga, to me that's a bad law, it is designed in bad faith. Kiriya kintu Frank avuga ni impaka ziri mu mategeko. Jyewe ndi mu bantu bemera yuko kugira ngo mfate ineza mufunge mukekaho ikintu, igira neza, niba ngiye gufata igira neza, ngomba kuba mfite ibimenyetso by'ibanze, cyangwa mufatiye mu cyuho. Umuntu uri aho gukora investigation no kugira ibyo ukora, bikore yibereye mu kazi ke atanabizi, nubona ibimenyetso ushobora kujyana mu rukiko, ubone kumufata, umujyane mu rukiko. Gufata umuntu ukamufunga, wamara kumufunga ukabona kujya gukora iperereza, ibyo bintu ntabwo ari byo. Akuri gute wishimira kuvuga ngo mfashe umuntu mubitse muri kashe cyangwa muri gereza, hanyuma ndashaka amezi 6 yo kujya gukora iperereza? Rwose wamufatiye iki? Abakunzi ba One Nation Radio, Radio Diaspora Nyarwanda, ijwi rya diaspora, nta cyiza nko kubana namwe, nta cyiza nko kubana na Mugabe Bob. Mugabe, uraho neza, urakomeye? Genda amahoro. Natwe turi amahoro pe, umeze neza, natwe tuba twishimye, tuzi ko ugiye kudufasha muri iki cyumweru tukagisunika tukakirangiza. Uyu munsi Mugabe, turaganira ku ngingo zitandukanye nk'uko dusanzwe tubigenza. Mugabe, ni ukuri byimazeyo, uradufasha, nyemerera tuganire. Please, you are my guest. I am your host. Ntabwo nanze. Kuki utabaza? Ngiye kukubaza kandi akubaza in my way, because you have to act nk'umuntu uri guest, nk'umuntu waguhostinze nkanjye. Kuki ubanza gusasira? I'm the host. I have right to do so. Nigeze mbikwaka se? Kuko babifitiye uburenganzira. Ntabwo nsanga iwanjye nguha amategeko, ahubwo uransanga iwanjye nguha amategeko. Anyways, ntabwo ndi butindaho, kuko ndabizi byankoraho. Wabajiye ariko? Kazase nkakuvana muri standing tukagaruka muri iyi si turimo. Nta kibazo ariko baza. Hari abakandida bari kwiyamamaza. Mpayimana Philippe niyo tugiye guheraho. Hari ibyo yagiye avuga aho yagiye yiyamamaza, birimo promises cyangwa ama pledges zikatubyita gutyo, y'ibyo azakorera abanyarwanda mu gihe azaba yatowe. Turashaka iyo ni theatre bazi ikintu. Turashaka kureba
okay, n'ikibazo ngiye kukubaza cya mbere ni théâtre irenze dushaka kureba ahubwo ugushoboka kwabyo kuko umukandida mbese yashoboka atatsinze let's create a scenario oya aho byakunze kuko hari sindi possibility nabikubwiye naguha urugero rwa ndadaye umbwira ko oya ntabwo context context zitandukanye ntabwo ariko zishoboka igihari ni uko he stands a slight chance of becoming the next president niyo yaba ari kuri 1% arayistandinga na wane afite niyo yaba na 0.0005% 0.0 afite ari muri negative muri ntabwo make wowe utariyamamaje stand a better chance kumuruta oya hari amapolitike yavuze agomba gushyira imbere twumve izo politike ni bwoko ki turebe n'ugushoboka kwazo koko nimba atari ugushaka amajwi turebe nimba azashoboka yavuze ko mu buhinzi azagabanya uburyo hubakwa inzu ku bwinshi abaturage bakabanza bagashyira imbere ubuhinzi aho gushyira imbere kubaka iki kintu cy'imyubakire mu byo Philippe ari kuvuga ni ikintu kimeze gute ubutaka imyubakire twabigarutse ejo bundi tuvuga ku maparitema akavuga ati twebwe turashyira imbere ubuhinzi hanyuma dufate mu biganza politiki y'ubwubatsi abantu ntibakomeze kubaka ku masiko ya kilomita bishakiye ariko ibyo bikopeye kuri iki that's my policy komeza iyo ngiyo irashoboka ubwo icyo bikubarije FPR nimba iriho bikaba bitaratunganye byapfiriye hehe what the difference can he make kugira ngo bikunde byakunda byaraniye FPR cyangwa nuko uri urashaka ikiganiro gusama uri urambwira ko possibility y'ibyo Mpayimana avuga niba byashoboka possibility y'uko ubuhinzi bushobora guhabwa priority ubutaka bukamburwa abantu bubaka uko bishakiye ibyo narabivuze nakubwiye icyo ni igitekerezo cya Mugabe actually yakagombye kunsaba uruhushya atwara polisi yanjye ariko nanone ntabwo nayita iyanjye kuko njye singambire kwiyamamaza niba imufasha ayisobanure neza niba azatsinda byo simbizi sinabihamya actually byo ndabizi ntabwo azatsinda okay twigendere amajwi azayabona make ariko ntabwo yatsinda ukomeje ku Mavubi bavuze ko Amavubi abakinnyi benshi barimo bari stand kandi birumvikana bari abakinnyi 11 barakuze bari kuri 40% ubwo 4 in 10 their stand yavuze ko impamvu Amavubi atsindwa ari uko yitwa izina riciriritse yitwa Amavubi natorwa nanjye nanabivuze azaricenjinga ntabwo wafate national team ngo uyite Amavubi Amavubi se yakoze iki ni iki gikomeye uburyo wavuga ubundi unariwe kwiyitirira n'intare y'inkazi byibuze base niba wumva udashaka gukara iyite inka cyangwa wiyite inyambo ushaka ibintu biri beautiful Amavubi historically mu muco wacu Amavubi doesn't make sense mu buryo bwo gutera ubwoba adversaire izina Amavubi doesn't make any sense mu buryo bwa good sounding literature and poetry Amavubi doesn't make any sense no kwicara nkavuga Amavubi si wastage of my good time byarutwa no kukubwira ko you are handsome guy ntabwo you find a beautiful girl tomorrow arabuze byihorera hari bivuze ngo nta nubwo wanabona story iri behind y'Amavubi wabwira abantu impamvu iki kipe y'u Rwanda ubundi se ikipe y'igihugu ikindi kintu cyose gihagarariye igihugu ukita izina kuko hari a history behind that name mu Mavubi nayo niho nakubwiraga mu rwego rw'umuco izina Amavubi nta kintu bihagarariye ku rwego rw'ubuvanganzo n'ururimi no kumva ikintu kivugitse neza Amavubi nta kintu gihagarariye no hari ikintu kiba mu marushanwa muri competition mu irushanwa kijyanye no kuba ufite izina ritera ubwoba abo muhanganye nta muntu waterwa ubwoba n'Amavubi wacana umuriro cyangwa ugashaka insecticide ubona Amavubi umwotsi ni umwotsi nta kintu bakora amakipe tw'amazina yoroshye ese nk'abitwa ba Eagles
za Kagoma za Kagoma ni ukuvuga baba basimbuka ugiye guhura n'abantu basimbuka mu kirere baguruka baguruka gusa abafaransa ko bitwa les bleus the blues blues what the hell does blues mean at least it is sexy it sounds beautiful nubwo bitaguteye ubwoba it sounds cool ntabwo biguteye ubwoba and it sounds peaceful that's okay than Amavubi so yaravuze ngo Indomitable Lions bo murabazi muri Cameroon Indomitable ntabwo wabadomina ni intare zidashobora kuba dominated intamba ku rugamba barundi intamba ku rugamba uwo ni umutwe w'ingabo ubundi wo guhita wumva ko ari umutwe w'ingabo buje ku rugamba ntabwo bakina Uganda Cranes use Cranes n'Amavubi imisambi ya Uganda nayo iraguruka byibuze Amavubi se nayo araguruka se Amavubi waya squatting kacoge tugakubita cyane Taifa Stars urumva Taifa ni igihugu National Stars ni ukuvuga bahagarariye igihugu pride y'igihugu Leopards from DRC Leopards wo kabyara urumva Leopards n'ukuntu zikomeye ugiye guhura n'ingwe ziri muri Big 5 mu Rwanda uhuye n'ahandi ku isi yose ziri muri Big 5 urumva kujya kuvuga ngo ugiye guhura n'ikipe yitwa ingwe katuramena amaso so that is a fact no se tuzitwa iki gorilla none bazajya badukorera racism tugiye mu bihugu by'abanyaburayi ese izina ryabuze tubanze twemeranye ko izina Amavubi riri weak kandi dukwiye kurihindura icyo kiganiro nigitangira I'm very sure amazina yaboneka noneho hari indi polisi afite ati if I'm elected I will put in place mechanism that will prevent local banks from ruining clients banki byo kunyunyuza abakiriya cyo nibyo ariko ntabwo ari ruining ntabwo ari no kubanyunyuza buriya banki iguhaye inguzanyo niba uhuye n'akabazo kariko kose banki ihita yirukanyira kuguteza cyamunara yego so politiki y'amabanki niyo Muhayimana avuga ko agomba gutunganya ku buryo abanyarwanda babasha kubona access to finance ibyo ni byiza ariko yabivuga nk'uko mbivuga abafata ibyemezo bakabihindura ariko ntabwo bivuga ko bazamutora uyahagarara ku maguru baravuga ati ikintu cyananiye RPF gushyira ku murongo neza njye Mpayimana nzagikora sinzi ko ari gutyo yavuze ntabwo sinzi ko ari gutyo yavuze nanjye si ndibuvugire ngo ni gutyo yananiye ngo byananiye FPR ikora ibintu byinshi hari n'ibibisoba hari n'ibyo baba batazi hariho n'ababyungukiramo ntabwo FPR yavuze ngo igiye kubikora ngo byarayinaniye ayo makuru nayo mfite ariko icyo ni ikibazo kandi nanjye nagikemura gutya cy'amabanki amabanki afite ikibazo ari yarahombesha abakiriya bayo akunguka akayabo banks are not very well regulated arirukanyira kuri cyamunara ni nyinshi cyane mu Rwanda zigomba guhagarara ariko bakubwira ko baguha amafaranga uba ugomba kuba ufite umushinga wo kuyakoresha guhagarara cyamunara zikavaho ntabwo zavaho ariko zigomba kugabanuka cyane umuntu ugiye gutanga amafaranga should assess all risks kandi bakakompanya uwo muntu atari ukumutega ko azahomba ngo mukagurisha ibye you need to accompany umuntu uhaye umwenda kugira ngo yunguke nawe wunguke bitere imbere ibyo bintu bigomba gusubirwamo muri local banks cyane cyane zino local banks dufite noneho akenshi ko ziri dominated by abandi bantu batari abanyarwanda ariko u Rwanda ruvuga ko rufite goal yo kuba financial hub ku buryo rugira infrastructure ariko rukwatracting amabanks mpuzamahanga hari icyo ubona bifasha cyane iterambere ry'abanyarwanda agomba kuba regulated kugira ngo amabanki ata-abusinga abaturage abanyarwanda ye-exploitinga ubwo bushake bwiza bwa leta bwa opening up the economy and attracting foreign
investors kugira ngo aba foreign investors bataza mu Rwanda ahubwo bakanyunyuta abanyarwanda bakanabahombya bakanagurisha ibyabo bagakira bakenesha abanyarwanda. ariya mu biganiro twagiranye ugeze gukomoza ku kintu cyo kugira class ebyiri mu Rwanda, nta middle class ihari, abakire n'abakene. Iyo gahunda iramutse igiyeho ubona hari ikintu amabanki yafasha abantu kuva mu cyiciro cyo gukena bakagera muri middle class? Ikintu cya mbere ntekereza amabanki menshi yo muri Afurika ubona yarahimbiwe traders, abacuruzi tujye bajya kurangura mu Bushinwa, Dubai, bakarangura ibintu bari bufate iyo nguzanyo kubera ko bagiye kurangura bakazana ibintu babigeza hano bimaze kuva muri majerwa bagacuruza bagasubiza banki ayayo. Ariko ku bintu bikomeye cyane bijyanye no guteza imbere abanyarwanda no kugira ngo imishinga local projects zishoboke na polisi ihari, amabanki ntekereza ko hagomba kujyaho BNR igomba Rwanda Central Bank igomba kubyitaho cyane uburyo amabanki atunguka akungukira mu bihombo by'abakiriya bayo. So wari ubivuze mu kanya, Mpayimana yiyamamaza nacyo tugiye gusorezaho kuri Mpayimana, yavuze ko atagamije gutsinda Kagame, agamije gutsinda amatora. Muri make ntabwo ahanganye na politiki za FPR kuko yavuze ko anazumva anazubaha zanafashije u Rwanda, ariko icyo ashaka ni gutsinda amatora. Mbese ibyo bivuze iki? You tell me. Njye ndumubaza. Nanjye ntabwo ndi umuvugizi wa Mpayimana. Not yet to answer your questions. Nanjye ntabwo ndi hano gusa, ntabwo ndi mu rukiko ngo uri umucamanza jyewe ndashinjwa, oya. Nta nubwo ndi umuvugizi wa Mpayimana. Mwihamagarire yisobanure ku by'ibyo yavuze. He's quite busy, ntabwo yapfa kwitaba telefone muri iyi minsi. None yakubwiye ko ndi lawyer we? Ntabwo uri lawyer, uri analyst. Ndi umuvugizi we? Now we are talking. Hanyuma iyo ngiyo nta na politiki irimo, wenda nuko yabivuze gutyo, politiki wari uzisobanuye yaba ari ishobora kuba irimo, ariko wowe genda umubaze nk'umunyamakuru. Okay. Assignment ndayifashe. Hanyuma undi mukandida wiyamamaza ni umukandida Dr Frank Habineza, ni umukandida kwiyamamaza ku ishyaka ku iturufu y'ishyaka Democratic Green Party of Rwanda. Yatangiriye kampanye Jabana hano muri Gasabo, wakomereza Kamonyi ajya no muri Ngoma. Yagiye avuga byinshi bitandukanye yizeza abantu bimwe mu bintu yazakora munsi yaba atowe. Yavuze ko ikintu cya mbere agomba gukuraho naramuka atowe ni umusoro ku butaka. Ikibazo cy'umusoro ku butaka, how is it of an issue mu Rwanda? Ni ikibazo ko n'ubushize yakiyamamarijeho avuga ko ugomba kugabanuka akawugira mukeya, byarakozwe. Mu kiganiro wabonye mubaza ntiwakagombye kumbaza icyo kibazo niba waragikurikiye icyo kiganiro, nkorana na interview nawe ukuntu yabivuganiye mu nteko. Ese kuki yabikubwiye mu kiganiro akabisubiramo n'imbere y'abaturage? Kuki yabikubwiye mu kiganiro akabonye akabisubiramo imbere y'abaturage? Nuko umunyapolitiki cyaba agamije nuko ibitekerezo bye bigera kure hashoboka. N'utarebye kuri interineti aba ashobora kumva neza. Nicyo kampeyini kiba imaze ni ukugira ngo wamamaze imigabo n'imigambi yawe. Icyo kirumvikana, ariko ubundi kuki leta ishobora gutekerezaho ukuntu yashyiraho umusoro mbere y'uko haza ikibazo icyo n'icyo. Imisoro yose leta ishyiraho iba ishaka amafaranga yakunganira mu ngengo y'imari ya leta. So niba agiye gukuraho umusoro ku butaka, adatubwire amafaranga leta yakuraga muri iyo misoro y'ubutaka azayakura, azasimburwa n'aturutse. Hari nuko nyine kuri kampeni sinzi niba baba bashinzwe babaza, ariko ubundi it is more of monologues. Umuntu aza mbere agatanga ama pages hanyuma bagasoza. Gusa hari igihe habaho Q&A nka Mpayimana baramubajije, bamubaza nyine ibyo ari kuvuga, uburyo bikore bitandukanye kandi
n'abandi barahari. None se urafata niba umusoro ukenewe mu banyarwanda ukavuga ko azawukuraho, rero ubwo ni empty promises. oya si gutyo navuze. I am not seated here to the campaign Habineza, yaba umukandida wa Green Party, yaba umukandida Muhayimana, yaba umukandida wa FPR Inkotanyi. Jewe ikinyicaze hano, it's not to the campaign anyone Ariko of them. economically speaking wavuze Reka ko mbanze nsoze. I am not here to the you are not here, campaign one of ariko them. you are not even here to do Winjyana mu monologues. You njyana. are here to answer questions. Ego, ariko ntabwo ndi bukwemerere kuna mu Ntabwo ndi mutego bugute mu wo mutego. mu masa You by wo yourself, kwica amategeko. economically speaking Hari uravuze amategeko amategeko arahari banza wayambwiye. kukubwira. Eh, Iyo ari mu bihe bya campaign, hari amategeko agenga campaign. Hari n'ibyo abantu badakora muri campaign. Ntabwo nemerewe kujya kuri media ngafata uruhande runaka cyangwa nka decampaininga umuntu uyu n'uyu. Niba ari ikibazo mbaza kuri we yenda kidasobanutse, ugenda usubireyo umubaze. yego. Ariko jewe uri Ariko ntabwo ari ukukwirukansa. oya Wowe bivuze. uriho uratangira hirya no hino Njye urambwiye. unyobora mu Ntabwo muyoboro umwe. nakuyobora mu muyoboro. Njyewe Ariko wambwiye. we niba wasanga afite plan akuye umusoro w'ubutaka, hari ahandi hantu ahandi yakura yakora funds. amafansi. Okay. Aho Ariko nawe wemeje ko umusoro mwinshi ari ikintu kiri kuremerera abaturage muri iyi minsi. nagera ngo nemere umusoro w'ubutaka. Umusoro w'ubutaka n'ubusanzwe sinkwemera, ideologically sinkwemera. Ariko nanone niba hari uwo musoro wari uriho, nkaba narabona ikindi ngusimbuza, cyangwa nanjye sinzane strategy yo kuvuga ngo ninkuraho uyu musoro nzabigeza. Kuko nka Frank ubushize yiyamamaza ku mwanya wa perezida wa repubulika, hari ikintu yavuze ati njye nimuntora nzogeza umushahara mwarimu. Kubera yuko ari mu nteko ishinga amategeko n'ishyaka rye rikaba ari muri forumu y'amashyaka, ibyo bintu leta yarabikoze, yongeje umushahara wa mwarimu. Yaravuze ati njye nzagabanya imisoro y'ubutaka. Imisoro yaragabanutse y'ubutaka. Noneho ubwo yari yaravuga ngo zawukuraho naho atatsinda, ariko ishyaka rye riri muri forumu y'amashyaka, iyo polisi byanze bikunze ko ishyirwa mu bikorwa. Urumva ibya Muhayimana ashobora kurangira abaye ikintu icyo ari cyo cyose, ariko ibitekerezo by'abanyarwanda byose turabikeneye. I agree. Ikindi kintu gikomeye yavuze tutasoza ntakubajijeho, ikintu kijyanye n'umushahara fatizo. Aravuga ati ndaramuka ntowe, ndaramuka nicaye. Ubushize ibintu byo kutagira umushahara fatizo, reba nk'aka kabari, nagwaye urugero rw'aka kabari. Akabari kagomba gufungura saa 11 kagafunga saa 7 z'ijoro, umukozi agomba kuba akorera ngahe? Ese azishyuza umushahara w'umuntu wakoze kuva saa 2 cyangwa kuva saa 3 kugera saa 12? Ese usoresha azasoresha umunyakabari wafunguye saa 11 kugeza saa 7, amusoreshe nka business yakoze kuva mu gitondo kugeza ayo masaha, cyangwa gukora 24 hours? Amusoresha nk'ukora umunsi 30 mu kwezi. Icyo rero ni ikibazo gikomeye. Urumva, kandi ibyo ngibyo byose urumva nk'iki kibazo kiratakinga ikibazo cy'isoresha, kikatakinga n'ikibazo cy'umushahara w'umukozi. Buriya kuba hatariho umushahara fatizo ni ikibazo gikomeye. Twakagombye kumenya ngo ku isaha n'amafaranga ya nayo. Aho icyo ndacyemera. Ariko hari impamvu umushahara fatizo yavuze ati umushahara fatizo hari turasagenda ku mushahara fatizo muri za 80, ko babariraga umuntu amafaranga nimba ari 100 nimba ari 80 ku isaha, kurushaho gukora amasaha 10 bakaguha 1000 bakabijustifia. Yego. Icyo ni ikibazo. Ako why mu Rwanda atari umushahara fatizo? Uzabibaze minisiteri y'abakozi ba leta. Nicanye minisiteri y'abakozi ba leta. Nicanye n'umu analyst. Basha ku-analyzinga policy z'ibihugu byose, ariko jewe na-analyzinga facts, ntabwo speculating. You don't speculate. Nta nubwo ndi umuhanuzi. Exactly. Nta nubwo niba leta idakoze ibi ngibi nzi impamvu yanze kubikora. They don't inform me. Ariko ni ikibazo, at least I can sit down and admit ko ari ikibazo. So niba ari umukandida ku mwanya wa perezida wa Kireyizinze, that's a valid
position u Rwanda rukwiriye kugira umushahara fatizo. cyane. Nta bwoba bw'uko umushahara fatizo ugiyeho haba bake bahembwa neza. So you are justifying exploitation kugira ngo abantu babone akazi. Ko hashobora kubaho kugabanya abakozi kuko hagiye kubaho kubahemba amafaranga menshi. Ariko sinzi niba wumva neza icyo ubajije. Ndagira ngo wumve neza exactly icyo ubajije. Ndacyumva neza cyane. Ufite impungenge ko hagiye umushahara fatizo byatuma n'abantu bari mu kazi bagabanywa mu kazi, abakeya basigaye bagahembwa neza rwose. Ariko ibyo ni nko kuvuga ngo ikinyuranyo cyacyo ni iki ngiki urimo kuvuga, kugira ngo abaturage benshi babone akazi tugomba kuba exploitinga tukabahemba make. Nicyo urimo kubaza. Ariko ni nabyo bihari. I disagree. Niba ari nabyo bihari, I totally condemn that in strong terms. Niba ari nabyo bihari, ndabyamaganye, sindabishaka. Niba abantu niba ari n'abakeya babona akazi bakabone, ariko babe treated fair. Umuntu abone. Abo banga bari bube treated fair bazajya gufasha imiryango ya babandi banze kuba exploited. Oya. How abo ngabo bandi bazasurvivinga se? Mwese gahunda yo guhanga imirimo ningise ngo ni wowe uri mu bayiririmbyi. Sibera uko baragwaye kashe kugira ngo uzajye uyisobanurira abantu. Ntabwo nibuka amafaranga ariyo yose. Sobanurira abantu icyo ari cyo cyose. Uzi muri Amerika higeze gusohoka itegeko actually n'ubushakashatsi bwafataga abacakara bakoraga badahembwa, bakubitwa, batukwa, bicwa, bafatwa ku ngufu. Ubwo bushakashatsi n'inkuru nyinshi zisohoka muri media zivuga yuko hari uburwayi budasanzwe burimo gufata abacakara. Donc abacakara kugira ngo batoroke bashebuja bajye gushaka freedom ari uburwayi. Ntabwo biba byiyumvisha ukuntu umuntu yakora ikintu nk'icyo. Hari na teori ivuga yuko bo baremewe kuba abacakara, babasomera n'imirongo ya Bibiliya ngo mujye mwumvira abashoboje, ngo ibyo babakora byose ni mwinuba. Ati bacakara mwe ahubwo mushime kandi mureke Uwiteka ari we ubarwanya. Umuntu wese ukora nabi aba afite amagambo abisobanura. Kabone ntabwo yaba ari horrible, ariko ntabwo aba yumva ko ari horrible. Ariko theory behind hari ibigo byinshi. Ikintu kimwe nshaka kukubwira cy'ingenzi. Yego. Niba ubonye akazi umushahara wawe uhembwa ku kwezi, ugomba kuba uri capable yo gukemura ibibazo byawe by'ibanze. Aho kugira ngo abantu miliyoni babone icyitwa akazi, ariko kadashobora kubagurira ipantaro n'ishati, kabagurira ipantaro gusa, nahitamo bakeya ariko bakambara byuzuye. I agree. Murakoze, niko mbyumva. Icyanyuma nta kibazo. Nari gushimye kuri icyo ngicyo. Murakoze. Dr Frank Habineza yavuze n'ingingo iranakomeye cyane kuko ndumva afitemo n'ibintu byumvikana. Yijeje abanyarwanda ko natsinda amatora azashyiraho ikigega cy'indishyi z'abantu bafunzwe bazira ubusa. Icyo kintu nacyo ntekereza. Institute nka Institute of Legal Practice and Development ILDP na University of Rwanda na IERK Department of Law na INRAC amakaminuza yigisha amategeko na IRPD ni ikigo gitanga ubumenyi ngiro mu banyamategeko bakwicarana n'ubushinjacyaha na minijisite bakumvikana ku kintu cy'ifunga n'ifungura by'agateganyo iriya 30 jours, kuko 30 jours ubundi mu mategeko y'u Rwanda uko ifite mu byaha byoroheje bagufunga amezi
ukwezi kumwe, ya niba nibeshye simberuka kubisuzuma muri procedure penale. So, ibyaha bikomeye ni amezi 3 wemerewe gufungwa by'agateganyo, ifunga n'ifungura ry'agateganyo. So icyo nshaka kuvuga rero ni iki ngiki, ni uko mu byaha bikomeye cyane ari byo twita ibyaha by'ubugome, wemerewe gufunga amezi 6 by'agateganyo mbere y'uko uburana kuri icyo cyaha. So icyo nshaka kuvuga ni iki, iyo bavuze amezi 3 ahandi bakavuga 6 ahandi bakavuga yenda 1, ugomba kumva icyo bavuga. Ni ukuvuga ko we niba bagukekaho icyaha cy'ubugome, Monsieur Igiraneza, kugukeka gusa bemerewe kugufunga iminsi 30, bakongera urukiko rukongera iminsi 30 y'agateganyo, ubushinjacyaha bukazongera bukagaruka bugasaba ko bongera bakaba bagufunze by'agateganyo iminsi 30, nanone ukwezi kumwe, 2, 3, 4, 5, 6, sibyo? 6, amezi 6 ashize bakigukeka, nta n'ikimenyetso kigaragara ko wakoze icyo cyaha, kuko ntabwo bashaka kukiburanaho, baracyavuga ko bari mu iperereza, sibyo? Barangiza bakakuregera ayo mezi 6 arangiye, bakakuregera urukiko kugira ngo idosiye yawe izaze mu rukiko ihabwe amatariki yo kuburana mu mizi. Ntabwo bishobora kujya munsi y'amezi 6, ngo ni ukuvuga ko ugiye kumara igihe kigera ku mwaka ufunze by'agateganyo, wazaburana nabwo mwaka urangiye ukaba umwere. Kuba uri mu mwaka muri gereza, hari amafaranga uhereza umwavoka, hari imirimo yawe ipfa, hari abo utunze, hari abana wishyurira amashuri babaye ibirara, urugo rwawe rwarasenyutse, mbese ibintu byinshi byarapfuye, umuntu agafungurwa yabaye umwere, nyamara ntabwo n'uti kimuvana amageragere, nta nubwo ayihabwa. Now icyo nshaka kuvuga, to me that's a bad law, it is designed in bad faith. amategeko mabi, Yes, akoranywe ni mu nabi, nta gutekereza kuba agenewe cyane. ayo mategeko, izo ngingo ukuntu zipanze zishingiye ni impaka. Kiriya kintu Frank avuga ni impaka ziri mu mategeko. Jyewe ndi mu bantu bemera yuko kugira ngo mfate ineza mufunge mukekaho ikintu, igira neza, niba ngiye gufata igira neza, ngomba kuba mfite ibimenyetso by'ibanze, cyangwa mufatiye mu cyuho. Umuntu uri aho gukora investigation no kugira ibyo ukora, bikore yibereye mu kazi ke atanabizi, nubona ibimenyetso ushobora kujyana mu rukiko, ubone kumufata umujyane mu rukiko. Ariko gufata umuntu ukamufunga, wamara kumufunga, uranyumva, gufata umuntu ukamufunga, wamara kumufunga ukabona kujya gukora iperereza, ibyo bintu ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo. Hari sisiteme yorohereza abashinjacyaha n'abafunga kuruta iyifasha abakekwaho ibyaha n'abafunga, kandi wakagombye kuza wowe ugiye gufunga umuntu, kumuvana muri sosiyete ufite impamvu zumvikana. Ugomba gufata umuntu, kumufata ukamwambika ipingu, birenze gusa kumukeka, hari ibimenyetso bigaragaza yuko uyu muntu nimugeza mu rukiko ndasobanura impamvu uyu muntu ari wakoze iki cyaha cyane. Noneho haramutse hariho icyo kigega se cyishyura nk'amafaranga y'indishyi y'akababaro umuntu wafungiwe ubusa, ukeka ko noneho abantu iby'ikigega jye ntabwo simbese ibyo biza kubimubaza. Urumva, kuri jyewe ntekereza ko uwo mwanya wavuze watakaye, umuntu atekereje ko uno muntu nimubuze uyu mwanya
akazatsinda leta ikajya mu bihombo, nshobora kuzabibazwa wenda nkaba more careful kuba nata muri yombi uyu muntu. ahubwo jyewe ntahinduye itegeko se, kuko n'ubundi itegeko procedure penale y'u Rwanda ivuga yuko umuntu wese mu cyaha cyose yaba akurikiranwa adafunzwe. irengayobora Iyo ni principe, ni ukuvuga leta y'u Rwanda n'ubutabera bw'u Rwanda twemera ko umuntu akurikiranwa adafunzwe. So, niba afunzwe rero hakagombye kuba impamvu zikomeye zihariye. ariko muga uri iyo umunyamategeko, basoboretse niba bemera ko nagira nkubaze pourcentage ubundi bikwiriye kungana gute hagati ya principe n'irengayobora? Principe yagatwaye kangahe mu kubahirizwa, irengayobora rigatwara kangahe? Principe yakagombye ko ifite nka 80. Actually principe yakagombye ko ifite nka 90. Kuko ni principe, ni inkingi. Twabonye ko dufite abantu benshi bakurikiranwe badafunze. Yego. Irengayobora abantu bagafunga 10%. Okay. Mu gihe iyo rengayobora naryo rigasobanura impamvu n'igihe cya nyacyo cyumvikana gifatika. Kuko gobo irengayobora dufite rifite ikibazo, kavuga ngo mu gihe icyaha uregwa mu gihe waramuka ugihamijwe cyaba kirengeje imyaka 5, icyo ni ugukekeranya. Mu gihe umwirondoro wawe utazwi, hari umunyarwanda udafite irangamuntu, mu gihe bigaragara ko ushobora gutoroka ubutabera, hari inzego zishobora gutuma udatoroka ubutabera. Ese mu gihe umwirondoro utazwi basobanura gute ko bakugiye kugutrayinga nk'umumayina cyangwa umumajeri batafite umwirondoro wawe? Umwirondoro utazwi ni ukuvuga nta hantu uzi aho uba hazwi. Ntabwo ari ariko ufite indangamuntu. mu gihe bigaragara ko watera igitutu abatangabuhamya cyangwa se abakurega, uburyo watuma abo batangabuhamya n'abakurega bayivuguruza. Kandi hari inzego zishinzwe kurinda abatangabuhamya. Mu gihe uyu muntu atatoroka ubutabera, hari inzego zishinzwe kurinda uyu muntu atoroka ubutabera. Ushobora no kumwambika cya gikomo cyo kiri twambaraga muri covid, igihe wabaga urwaye covid, sinumva impamvu mu Rwanda, kandi sintekereza gusa ko ari itegeko gusa, ntekereza yuko abary'implementinga babikora nabi. RIB should get, Rwanda Investigation Bureau should get comfortable investigating people bibereye mu kazi kabo n'abo bantu batabizi. Ikintu Frank ari bwo kuvuga kirakomeye. Ashobora kuba afite umunyamategeko wakimubwiye, cyangwa afite umukonsultant we yishyura. Muga mu gusoza kuri iki kintu ndetse cyanyuma, ese ugushoboka kuri iki kintu birashoboka mu buryo bw'uko ni uguhindura imyumvire gusa bigashoboka, cyangwa na system ihari ntabwo ikomeye ku buryo yacyadopta? Ni ikibazo cy'imyumvire, ni mindset. Abantu bahindutse kubyumva, uburyo buhari bw'amategeko bwabikora kandi ntibiteze ikibazo. Yego, nta kibazo cyawe. Akuri gute wishimira kuvuga ngo mfashe umuntu mubitse muri kasho cyangwa muri gereza, hanyuma ndashaka amezi 6 yo kujya gukora iperereza? Rwose wamufatiye iki? Ndumva ari ingingo y'icyenda cyangwa y'icumi y'itegeko nshinga iravuga ngo umunyarwanda ni umunyacyubahiro, ni umunyagitinyiro, inzego ntayegayezwa. Leta n'izindi nzego za leta zishinzwe kumurinda, kumwubaha. Urumva? Umunyarwanda ni umunyagitinyiro, ni umunyacyubahiro, afite uburenganzira ntarengayezwa. Leta n'izindi nzego za leta zitegetswe kumurinda no kumwubaha.
none se twakubaha dute umuntu tumufata yigendera ari mu bye Mm. ngo tukaba tumushyize muri kasho tugatangira iperereza. tugatangira iperereza ari muri kasho It doesn't make any sense. ese urumva icyo ari ikibazo cye ni ikibazo cya sisiteme se Oya. ariko bagiye bavuga bati turacyafitemo abacamanza bake, abashinjacyaha bake mu nzego ibyo nta z'umutekano hantu bake. bihuriye n'abacamanza nta hantu bihuriye n'abashinjacyaha niba kuvuga ngo afite dosiye nyinshi, niyo mpamvu n'uriyo kugira ngo abone asinyasiyo bitinda, kubera ko ribu nk'amadosiye se bayaye abakozi benshi sinumva abanyamategeko se nibo babuze mukurikirana abanyarwanda badafunze ubundi se urajya gushyiraho ikigega iyo ushyizeho ikigega uba uvuga yuko nta kibazo muzakomeze mubafunga abazagera gutyo tuba dufite ikigega kibishyura kubahoza amarira. oya aya marira ahubwo mbere y'uko uyabahoza yabarinde kuyarira barinda amarira hakora abantu benshi rwose bafungwa nyuma y'imyaka 2 bakababere bakaba nta hantu bagira babaza aho umwanya batakaje, kuba baratakaje byinshi, amakariyeri wabivuze neza, uvuga famiye, amashuri. Hari igihe umuntu aba ari muri kaminuza nko mu mwaka wa 2 yagaruka agasanga test yo kwiga ririya basize umugore afite abana bimisha kandi umugabo ari we the provider uramufashe uramukekaho icyaha gikomeye utangiye gukurikirana muraburana detansiyo biriya bintu nanjye nabikuraho by the way iyo ni kirishe nziza yo kwiyamamarizaho nanjye nabikuraho kandi ntekereza yuko Frank ashobora gutsinda ariko naho atanatsinda sitiri banyuza muri forumu y'amashyaka icyo kintu kabisa agakomeza bagishyiraho igitutu kikahinduka. Yego muga ni ukuri reka ngushimire pe, murakoze cyane urakoze cyane nawe.